ndagira ngo nkubwire ngo aho uteze inzira aho uteze ubutabazi aho uri kwitegereza ukabona ko hariya hava ikintu ntabwo kizahava ahubwo Imana ifite inzira cyane rwose nkunda kubwira abantu nkababwira ngo n'ahatari inzira ni mu kwayo izahaca inzira ntabwo Imana igiye suramo ako kantu n'ahatari inzira ibura inzira n'ahatari inzira igira gutya ikagira gutya ikakubwira ngo ejo bundi narahaguze ugomba kuhanyura Imana ifite inzira yabikiye abantu bayo inzira nyinshi rwose ndagira ngo nkubwire ngo wa muvyeyi we wikwihaba nubwo ubona ibyawe byanze ariko Yesu afite inzira wa mukobwa we wikwiheba ndagira ngo nkubwire ngo Imana ifite inzira nubwo umuryango wose wakwanga nubwo inshuti n'abavandimwe bose bagenda ariko ndagira ngo nkubwire ngo Yesu afite inzira Yes twongeye kubasuza tunabaha ikaze mwe mudema kudukurikira kuri uyu muyoboro wacu wa Arena Official TV turabakunda cyane Imana ikomeze baho umugisha kandi nabaturindira so nkuko mubibona uyu Arena tugiye kurana ikiganiro no munsi yifuje ko yabagezaho urugendo rw'umukirisitu so nkuko mubizi amazina yanjye magita Mr. Kimano the Grey injira inyuma ya kamera so Arena umeze ute umeze neza cyane iri zuba uri kuryumva utese izuba nyine ni ryiza turashimira Imana ko yaduhaye izuba mu gihe muri Amerika bari mu bukonje tuba turi mu izuba turashimira Imana rero so ubwo rero wakomeza ukaribisha cyangwa se uha ikaze abakunzi bawe ndagusuhuje wowe ukunda kunkurikira mwebwe mukunda kunkurikira muri benshi mwumve ko mbasuhuje kandi mbabwira ko mbakunda cyane pe mbakunda cyane bimvuye ku mutima kuko muhari ku bwanjye nanjye nkaba mari ku bwanyu uri mu Rwanda uri hanze y'u Rwanda uri Burayi uri muri Amerika umve ko ngusuje cyane kandi ndagukunda kandi nawe wagize ikibazo wagize ibyago runaka ihangane pe nyego ndakubwiye ngo komera nta joro ridaca kandi nta mvura idahita ubwo rero twakubita tubangura utubwira urugendo rw'umukirisitu ubundi urugendo rw'umukirisitu hari abantu bashobora kwibaza bati mbese ubundi ko twumva umukirisitu ni iki mbere na mbere madusobanurire ubusobanuro umukirisitu ni iki kugira ngo abantu babyumve neza ubundi umukirisitu cyangwa se kuba umukirisitu mbere yuko uba umukirisitu cyangwa mbere yuko usaba Imana ngo ube umukirisitu banza usaba intwaro yo kwihangana kubera iki umukristo arangwa no kwihangana kabiri kuko umukristo ahura n'ibigeragezo byinshi ibigeragezo no kuvuga ngo biramukunda kuko ni umukristo Yesu yigeze abwira abigishwa be baramubaza ngo ariko Yesu ko twataye ibyacu n'abacu tukagukurikira ubundi uzatugororera iki haravuga ngo mbere yuko munkurikira banza wiyange wowe ubwawe uri kumva icyo kintu banza wiyange kubera iki muri uko kwiyanga niyo mpamvu uzambara ubusa ariko ukajya kuvuga ubutumwa abantu bazagutuka ariko ukomeze igira ite uvuga ubutumwa abantu bazakwanga umuryango wawe uzakwanga ndetse banaguce mu muryango nico Yesu yarashaka gusobanura ku mukirisitu uvuga ngo ajya inzira y'ubukirisitu cyangwa se ajya inzira igana mu ijuru azahura n'abamugerageza ni nayo mpamvu Yesu yadukiriye mu migani Yesu yakundaga kubwira abantu mu migani aratubwira ngo mbere yuko unkurikira banza wiyange kuko uzahura n'ibibazo bizagutera kunyihakana ariko nubanza kwiyanga uzamenya ko uri umukirisitu ako kantu rwose ariko ako kantu gakunze mbese kunanira abantu benshi naho abantu benshi intwaro yo kwihangana cyane nukuri pe Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yongera igarura intwaro yo kwihangana kuko umukirisitu ahava akagera arangwa n'intwaro yo kwihangana umukirisitu utihanganye ntabwo aba ari umukirisitu ndikumva ubwo ndanyuzwe amen nanjye najyaga niba abantu benshi umukirisitu ubundi ni iki mbere na mbere umukirisitu ikintu kimuranga ni intwaro yo kwihangana ubundi intwaro yo kwihangana
kuba umukristo si ugufata bibiliya bavandimwe. kuba umukristo ntabwo ari ukwambara ibintu birebire. ubukristo ntibugaragarira mu gitambaro, ahubwo ubukristo intwaro yo kwihangana. muri njye yavuze ngo tuneshe ibigeragezo kuko Imana igitwumvira, kandi abantu benshi cyane ntibazi inzira y'ijuru, babohewe mu maboko ya wa mugome Satani. abantu basigaye bikunda bakaboherwa na wa mugome Satani. Satani akababoha kubera iki? Bagize kwikunda. kandi ijambo ryavuze ngo niba uri umukristo ikintu cya mbere uzarangwa nacyo ni ukwihangana, kabiri kutikunda ukiyanga. rero abantu biyanga ndabizi ni bakiya kwijana cyane rwose. ako kantu niko mbese usanga abantu benshi bareberaho kakabonanira pe. akantu ko kwiyanga. iyange nawe ubwawe. kwiyanga, umva impamvu kwiyanga. hari igihe ukunda urukweto ukaba ufite inkweto nyinshi, wamara kuba ufite inkweto nyinshi kubera ko wikunda, umuntu akaza kugusaba urukweto rumwe ukarumwima kubera iki? urikunda, ntabwo ukunda abandi. umuntu mugenzi akaba yagenda yambaye ibirenge kubera iki? kubera kwa kwikunda ukaba utanze impuhwe. uko ni ukwikunda, ntabwo ari ubukristo. ahubwo niba ugiye kuba umukristo banza wiyange wowe ubwawe, numara kwiyanga Imana izakugirira neza, uzaba umukristo cyane. Okay, so ikindi kibazo wenda nanjye nakubaza aho ngaho, utubwiye ubusobanuro bw'umukristo. ubwo rero wanakomerezaho natubwira nk'undi kuba umukristo bisaba iki, bica mu zihe nzira? ariko wenda ubwo tugendeye ku busobanuro utanze bw'umukristo, njye ugaraka mise no ngukamo byanze bikuze kugira ngo kuko uba umukristo wa nyawe, nika kandi wavuze ko kuvuga ngo bisaba kwihangana. ubwo rero wakomeza nyine nanje nanyunganira ukomerezaho utubwira uburyo umuntu umukristo, aho umukristo byagenze bite, bimusaba iki, bica mu zihe nzira? murakoze. umuririmbyi yagiye mu mwuka aravuga ngo nje ndu umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. nje ndu umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza ibyino mu isi, ngahora nifuza ibyo mu ijuru. ni ukuvuga ngo kuba umukristo uzaburira amafaranga yo kwishura ikode, ntujye kuyasambanira, ahubwo utumbire Yesu wenyine kuko ari we gisubizo cyawe. nuba uri umukristo uzahura n'ibigeragezo byinshi bikomeye, ariko kubera ko uri umukristo uharanira izina ubukristo. nuba umukristo umuntu azagutuka umurebesha amaso wicecekere. kubera iki? kubera ko uri umukristo. kuba uri umukristo uzasonza, inzara izakurya, nimara kukurya wibuke rya jambo, vuga uti njye ndi umukristo naho igihugu cyose cyanyanga, naho inzara yanjye, ariko ndi umukristo. ijambo umukristo ukabiharanira rwose. ijambo umukristo riraharanirwa. umukristo ntabwo abika inzika, ntabwo anyura kuri runaka ngo amwihorere amuninire kandi ari umukristo. umukristo ntabwo arobanura ku butoni, ahubwo umukristo aritegereza. haleluya, haleluya. Imana iduha imbaraga zo kurwanirira, zo kunezererwa izina umukristo. Yego. Kuba warabaye umukristo ntago bikuraho kuzabura amafaranga amadeni azakwica. Kuba warabaye umukristo ntabwo bizakuraho kuzambara ubusa. Kuba warabaye umukristo ntabwo bizakuraho ko umuryango uzakwanga, ahubwo bazakwanga kuko na Yesu niko bamugenje cyane. Yesu yigeze avuka, amaze kuvuka iwabo yavutse arababaje, ariko
yavukanye ubudahangarwa cyangwa se yavukanye igikundiro kidasanzwe. ariko iki kintu mucyumve neza, nta muntu n'umwe wagira igikundiro nk'icyo Yesu yari afite, ariko yari afite abanzi cyane. uzi impamvu? ntabwo uzakundwa na bose, uzagira abagukunda n'abazakwanga cyane. Ibyo bibaho. ntuzababazwe ko runaka yakuvuyeho, ntuzababazwe ko kanaka yakwanze, ntuzababazwe ko se runaka yakwanze. ndagira ngo nkubwire ngo abo ngabo Imana ntabwo izaba yabategekeye kugukunda. hari abantu Imana izategeka ko bagukunda, wambaye ubusa bagukunde, waburaye bagukunde, warwaye bagukunde. yemwe abantu bari kugutuka, bari kugusebeka, abo bantu Imana yagutegekeye ko bazagukunda, bazakomeza bagukunde. ndagira ngo mbabwire ngo icyambere, umukristo arangwa no kwihangana. kabiri, umukristo arangwa no kubabarira. arangwa no kubabarira. wamugiriye nabi ntamugirire nabi, wamwambuye ntazamwambure, n'uwamugambaniye ntabwo amugambanira. ndagira ngo nkubwire ngo niba uri umukristo, ntuzabone umuntu yambaye ijipo ndende cyangwa se ikanzu ndende ngo uvuge ngo uyu nguyu we ni umukristo. oya, umukristo ni ibikorwa. kuko dufite abantu benshi b'abasambanyi bambara ibikanzu birebire kugira ngo bamenye ko ari intuza, ko ari abakristo, bari kwishushanya. dufite abantu benshi noneho b'abakristo. ugasanga umukristo pe, uyu ni umukristo, ugasanga agira umutima mwiza nk'uwo Yesu yishimira. kandi reka amabwiza ukuri, ntabwo Imana yitegereza isura, nta n'ubwo Imana yitegereza uko wambaye, ahubwo Imana yitegereza mu mutima wawe. nigeze mpura n'umuntu yari umwadeperi, noneho umuye nawe nari ndi kumwe n'abantu, noneho ariko twari tugiye gusenga ku musozi ni kera, noneho inzara iraturya, ariko twari turi kumwe n'umuntu w'umukozi w'Imana, yari afite amafaranga kandi ari umukristo, ariko ari umukire. turajyana nawe, turazamukana nawe mu musozi, turavuga ngo uko byagenda uko ariko kose uyu muntu ni umukristo, ntabwo araducika ngo ajye kurya wenyine, ahubwo inzara niturya nawe twarajya kutugurira icyayi birangire. tukavuga ati okay, ni umukristo pe. noneho turangije, twari mu masengesho y'iminsi 3, turangije twagiye kumanuka wa muntu tutari kumubona, kandi twarasenganye. muramubura? Twarasenganye ku musozi hejuru, mu kumanuka turamubura. ubwo yari yabatorotse ukuntu? yari yadutorotse. turamubura, turicara turamurindira, turamubura. muramutegereza? aho uteze ubutabazi uzava ntabwo ariho buva cyane. aho wiringiye ngo iyi nzira ninyinyura ibyo ari byo byose ndatabarwa. Imana igucisha mu bintu bikomeye kugira ngo abazavuka nyuma yawe nabo bazamenye ko bibaho kandi bazagire kwihangana. kubera iki? buriya biragoye ngewe ko ntakira umwana w'umuntu, ahubwo ngenda gatakira Imana. nibyo byiza da. wakwibaza uti kubera icyo utakira Imana kandi ufite abavandimwe, ufite abantu mubana nabo? buriya reka nkubwire, Yesu yarageragejwe kugeza ubwo inzara yamuri. inzara nikurya uzabibwire Yesu, kuko nawe azi ko inzara iryana. kuko arabizi, amaze iminsi 40 n'amajoro 40 agiye kurya, yumvishije inzara afata ibuye atangira kuyihungura, Satani araza aramugerageza. ubwo n'umwana w'umuntu nawe yageragezwa se? nawe agomba kugeragezwa kugira ngo ace mu nzira, muri ya nzira wavuze. yego. okay.